ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ukunde mugenzi wawe. Nimba ushaka kuba inshuti ya Yesu, nimba ushaka kugira umubano udasanzwe na Yesu, mbere yuko umubwira ko umukunda, banza ukunde uwo mugenzi wawe, banza ukunde uwo mwene data, banza ukunde uwo muturanyi wawe. Imana yacu idufashe cyane. Biba bitangaje cyane kubona umuntu avuga yuko ari umukristo, ari inshuti ya Yesu cyane, akanabivuga, akabiririmba, akabihamya, ariko ugasanga afite umuntu basengana badashobora kuvugana atanaramutsa, cyangwa se afite umuntu baririmbana muri korari ariko ntashobora kumuvugisha, ntashobora kumusura. Ugasanga afite umuturanyi we, ntashobora kumusaba n'amazi ashize ngo abe yamuha. Urwo nta bucuti, uko ni ukubeshya. Nimba udashobora gukunda mwene so mwicarana, nimba udashobora gukundana na mwene so mubana ubona umunsi ku munsi, ushobora kumufasha, ushobora kumugira inama, ashobora kukugira inama, ubwo ntabwo ari ubushuti. Ntabwo ushobora gukunda Yesu utigeze ubona, utigeze umenya, utashobora kugira n'ikintu ukorera ngo uvuge ngo ubu ngubu koko ndagikoze, ngikorera inshuti yanjye. Imana yacu idufashe cyane. Dukwiriye gukundana. Nimba ushaka kuba inshuti ya Yesu, Yesu aragusaba. Iyo ni kondisiyo, icyo ni ikintu ukwiriye kuba ufite mbere y'uko uba inshuti ya Yesu. Banza ukunde mugenzi wawe, banza ukunde abo bavandimwe bawe, banza ukunde abo baturanyi bawe, banza ukunde abo bantu mukorana mu kazi. Ugasanga umuntu yitwa inshuti ya Yesu, yitwa umukristo, aranabivuga, ariko ugasanga mu kazi ni wa muntu nyamwigendaho, ni wa muntu utagira inshuti, ni wa muntu utagira uwo akunda, ni wa muntu gikoko abantu bose batinya mu kazi, abantu bose uhora ukangana, uhora utontoma nk'intare, utafite urukundo. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze, kandi urukundo rwanyu rusakare mu bantu bose, rugaragarira abantu bose. Rero dukwiriye gukundana. Nimba ushaka gukunda Kristo, hera kuri abo ngabo bari hafi yawe. Ntabwo Kristo, nta kintu Kristo akeneye cyane wamufashaho mu bucuti bwawe nawe kuruta uko wafasha iyo shuti yawe kuri hafi, kuruta uko wafasha uwo muturanyi wawe, kuruta uko wafasha uwo muvandimwe wawe, kuruta uko wafasha uwo mwene data mubana mu rusengero, kuruta uko umva. Dukwiriye gukundana. Iyo niyo kondisiyo ya mbere abantu bashaka kuba inshuti ya Yesu abasaba. Imana yacu idufashe cyane. Rero waba wibeshya cyane kuvuga yuko uzakunda Yesu wenyine ariko abandi mukabana mudakundanye. Waba wibeshye cyane kuvuga yuko uzaba inshuti y'Imana gusa abantu murebana y'ingwe, abantu mudakundana, abantu mutubahana, abantu mudafasha. Ibikorwa by'urukundo bigaragarira mu mirimo dukora. Ntacyo rero byaba bimaze kuvuga yuko dukunda Yesu nyamara ntitubashe gukunda bene data. Imana yacu tugirire neza. Iyo ni kondisiyo ya mbere. Mbere yuko uvuga ngo urakunda Yesu, mbere yuko uvuga ngo Yesu ni inshuti yawe, hari ibintu bikwiriye kukuranga. Nuko ugaragaza urukundo Kristo yadukunze. Urwo rukundo uzarugaragariza mu gukunda bene data, urwo rukundo uzarugaragariza mu gukunda abo bari hafi yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi kintu cya kabiri kiranga umuntu ukwiriye kuba inshuti ya Yesu cyangwa se umuntu w'inshuti ya Yesu, ni ukubahiriza amategeko ye, ni gukora ibyo amategeko yaduhaye atubwira, ni ukumvira amategeko y'Imana. Mu buzima busanzwe inshuti yawe ibintu kenshi uyisaba irabigukorera. Nta kintu ushobora gusaba inshuti yawe igishoboye ngo ireke kukigukorera. Kandi ikintu kinezeza inshuti ni uko ikubahisha.
kukubahisha ni uko ikora ibyo ushima, ni uko ukora ibyo ikunda. Biragoye cyane kubona inshuti ushobora kubwira uti mfasha mu buryo ubu n'ubu, cyangwa se kora ibi ngibi ku bwanjye, ngirira gutya, ngo ikubwire iti ntabyo nkoze cyangwa se ntacyo ngufashije, kandi ubona yagishobora, ngo aba kikubereye inshuti. Nubwo waguma kumukunda, ariko bigenda bigabanuka bitewe n'uburyo mugenda mubanye. Kubaha rero cyangwa se kumvira mu rukundo, ibyo bintu bikomeza urukundo. Yesu rero ijambo rye riratubwira ngo mu bintu bigaragaza ubucuti na Yesu, wa muntu we uvuga yuko uri inshuti ya Yesu, ntiwumvira amategeko ye, ukirengagiza ukayica nkana, ntabwo uri inshuti ya Yesu. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uri inshuti ya Yesu nimba Kristo agusaba gukundana, akagusaba itegeko yaduhaye ari ugukundana, akagira itegeko ryo kumwubaha, akagira itegeko ryo gukora iby'amategeko ye yose atubwira. Hari amategeko 10 y'Imana, murayazi. Ayo mategeko ari mu bintu tugomba kubahiriza nimba tugomba kuba inshuti ya Yesu by'ukuri. Ntabwo rero ushobora kuba inshuti ya Yesu utumvira ayo mategeko, kuko icyo ni kimwe mu bintu Kristo ugomba gukora kugira ngo ube inshuti ye. Kubahiriza amategeko ye, kumvira amategeko ye, kuyakurikiza, ntuyace iburyo cyangwa ibumoso, nuko uyagenderamo. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo dukundane, ukunde bene so. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe, ntugasambane, ayo ni amategeko y'Imana. Ntugasinde vino, ntukabe umukobanyi, bya bindi byose biri mu mategeko y'Imana. Kumvire so na nyoko. Ugasanga hariho urubyiruko bigize ibyigomeke, ntibashobora kumvira ababyeyi babo, ariko ugasanga arasiganwa, arashaka kuba mu nzu y'Imana, arashaka kujya kuririmba, arashaka kwerekana ko afitanye ubucuti na Yesu. Ibyo ngibyo ndakubwiza ukuri, nta bucuti ufitanye, ntabwo uri inshuti ya Yesu. Ushobora kuba ubyibeshya, ariko ntabwo uriyo. Nimba ibi ngibi udashobora kubyubahiriza, ntabwo uri ku rutonde rw'abantu b'inshuti za Yesu. Hari ibintu biranga inshuti za Yesu. Ibyo bintu rero nimba utabifite, nimba udashobora gukunda bene so, nimba udashobora kubahiriza amategeko y'Imana, nimba udashobora kumwumvira, ntabwo uri inshuti ye.